Muraho neza abakurikiye channel ya FM Familiar Life. Tugiye kwigana icyigisho cy'umuryango kigira kiti umutima w'urugo mu muryango. Jyewe mugiye kuganira nitwa Solange Kayitesi. Reka mbere y'uko dukomeza twiragize Imana. Turagushimiye turaguhimbaje data twese turi mu ijuru dukunda. Dushimiye kugira neza kwawe kwabanye na buri wese, ukaba udukundiye ko uyu mwanya twongera kwigira hamwe icyigisho cy'umuryango, kuko icyo twifuzaho ari uko tugira imiryango ishushanyije ijuru rito. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho, utubere umwigisha mukuru, utubere umuyobozi kugeza tugeze ku musozo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Umutima w'urugo mu muryango. Ese kuki umugore bamwita mutima w'urugo? Hari ibisobanuro bitandukanye abantu bagiye batanga. Reka ibyo bisobanuro abantu bagiye batanga tubirebe. Hari uwagize ati ni uko hari ingingo zibura umubiri ugakomeza kubaho, ariko umutima udahari n'umubiri ntiwabaho. Ese umutima ni iki? Umutima ni urugingo ruba imbere mu gituza cy'umuntu, ukaba ufite akamaro kanini kuko ari wo wohereza amaraso mu myanya yose y'umubiri, kandi ukongera ugatunganya yakoreshejwe kugira ngo yongere akoreshwe amaze kuba meza. N'umugore niko amera, atuma ab'umuryango bashobora kubaho, abakorera byose, akongera akabakira bavuye ahantu hatandukanye. Ibyo bamusanganye bikabagarurira imbaraga n'ubuzima. Nk'uko umugore afasha abo mu rugo, haba abavuye mu rugo bagenda ndetse baba banavuye mu byo biriwemo mu mirimo itandukanye hanze y'urugo, bagarutse mu rugo bakenera kugarurirwa imbaraga n'ubuzima babikorewe n'umugore. Si bo gusa kandi kuko n'abagenda mu rugo, ibibakorerwa byose umugore abigiramo uruhare runini cyane, bigatuma rero afatwa nk'inyama y'umutima umubiri w'umuntu. Undi yaragize ati burya imirimo y'umugore akenshi niha ubuzima abarubamo bose. Niwe umenya ibintu byinshi byo mu rugo, byaba ibiribwa, imyambaro y'umugabo n'iy'abana, iyo bakorana n'iyo barimbana. Abwirwa byinshi n'abana mu rugo, byaba ibyo ku mashuri aho abana biga cyangwa ibyo ku kazi k'umugabo. Asabwa byose n'umukozi kuba umufite, mbese niwe zingiro ry'ibibera mu rugo aho biva bikagera. N'iyo umugore atirirwa mu rugo akora akazi ka leta, akorera abandi cyangwa se yikorera, abigerekaho kuba moteri y'ibikorwa byo mu rugo. Ngiyi impamvu bavuga ko umugore ari mutima w'urugo. Ni nayo mpamvu akenshi umugore apfa nyuma y'igihe runaka umugabo agashaka undi, ariko umugore yapfakara akaba ashobora kwigumiraho akirerera abana kugeza ashaje. Undi muntu yaravuze ati uwahimbye iyi mvugo iriya twabonye umutima w'urugo, ashobora kuba yari umuhanga mu bumenyamuntu, akaba n'umuhanga mu by'ingo. Nkurikije ukuntu umutima ufite akamaro kanini mu buzima bw'umuntu, n'uburyo umugore nawe afite akamaro katagereranywa mu muryango, umugore nta kindi wamugereranya nacyo mu mubiri w'umuntu. Reba nawe uburyo atanga ubuzima, aratwita, akabyara, akarera n'ibindi. Ntawakwirengagiza uruhare rwe mu gucunga neza no kubyaza umusaruro umutungo w'urugo. Uburyo yita ku mugabo, akamutegurira ibyo kurya, ibyo kwambara n'ibindi,
kugira inama umugabo zituma ashobora gutunganya ibyo ashinzwe nubwo yaba amurusha amashuri gute. Burya abagore benshi bagira uruhare runini mu guha umurongo abo mu rugo, yewe n'umugabo, kandi baba barahuye bakuze ndetse akaba nta bubasha bwo kumucyaha agira. Ariko mu bushobozi bwe bujyana no gucisha make, nawe amushyira ku murongo akamushobora. Niwe utera urugo kugendwa. Burya umugore udafite umuco wo gukunda no gufata neza abashyitsi agira urugo rutagendwa. Ni nka cya gihe umutima udasohora cyangwa ngo wakire amaraso neza, bituma umubiri ugira ibibazo. Umugore rero ni umutima w'urugo kubera ibyo byose ashinzwe. Ariko se Bibiliya yo ibivugaho iki? Ibi tubonye haruguru ni ibyo abantu batandukanye bagiye bagaragaza ku mugore cyangwa se kuri mutima w'urugo. Reka turebe n'icyo Bibiliya ivuga ku mugore cyangwa se mutima w'urugo. Reka tubumbure Bibiliya zacu tugere mu gitabo cy'Imigani, igice cyaho cya 31, turebe umurongo waho wa 10 kugera wa 31. Umurongo wa 10 haranditswe ngo, umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro. Uwa 11, umutima w'umugabo we uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka. Ku murongo wa 12, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Umurongo wa 13, ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Umurongo wa 14, ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. Umurongo wa 15, abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Umurongo wa 16, yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Umurongo wa 17, akenyerana imbaraga agakomeza amaboko ye. Uwa 18, abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Umurongo wa 19, afatisha ukuboko kwe urubambo ruriho ipamba, intoki ze zigafata igiti ahotoza. Umurongo wa 19, umurongo wa 20, aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko. Umurongo wa 21, ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Ku murongo wa 22, yibohera ibirago by'ibisuna, imyambaro ye ni imyenda y'ibitare n'imihengeri. Umurongo wa 23, umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu, yicaranye n'abakuru b'igihugu. Umurongo wa 24, aboha imyambaro akayigura, agurira abagenzi imikandara. Ku murongo wa 25, imbaraga n'icyubahiro ni byo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho. Ku murongo wa 26, abumbuza akanwa k'ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Ku murongo wa 27, amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubuti. Umurongo wa 28, amenya neza. Ku murongo wa 28 haranditswe ngo, abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo nawe aramushima agira ati. Umurongo wa 29, abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Umurongo wa 30, ubutoni burashukana, kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Imana niwe uzashimwa. Umurongo wa 31,
mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo. Tumaze kureba icyo igitabo cy'imigani babivugaho. Uba ufite umwanya yasoma kiriya gice cyose akakirangiza. Umugore nka mutima w'urugo rero ni gute yatuma umuryango ugira ubuzima bwiza? Yabigeraho gute? Agomba kwihugura ku ngingo zituma ubuzima buba bwiza. Ingingo zatuma ubuzima buba bwiza, umugore agomba kuzihuguraho. Buzira umuze cyangwa burindwa indwara. Agomba kwihugura ku ngingo zituma ubuzima buba bwiza, buzira umuze cyangwa burindwa indwara. Agomba guhugura abagize umuryango we. Agomba gushyira mu bikorwa no gufasha abagize umuryango gushyira mu bikorwa. Reka turebe ibintu by'ingenzi byo kwitabwaho kugira ngo umuryango ugire ubuzima bwiza. Ese ibyo bintu ni ibihe bigomba kwitabwaho kugira ngo umuryango ugire ubuzima bwiza? Tubumbuye Bibiliya zacu mu gitabo cy'Itangiriro, mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 29, handitswe ngo, kandi Imana irababwira iti, abo yabwiraga ni Adamu na Eva, nk'uko tuzi ko ari bo babyeyi bacu ba mbere. Kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Hano ni ku bijyanye n'imirire. Ingingo ya mbere tugiye kureba mu ngingo zigomba kwitabwaho kugira ngo umuryango ugire ubuzima bwiza. Ku ngingo ya mbere ijyanye n'imirire cyangwa se nutrition, dushingiye muri Bibiliya, muri iki gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya mbere umurongo wa 29, ubwo Imana yari imaze kurema Adamu na Eva, tubonye ibyo kurya yabategetse kurya. Noneho kandi turebye no mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero ku mugabane, hano ni Inama zigirwa itorero umugabane wa 2, ubwo abagifite bareba igice cya 39, 40 na 41. Hano tubonamo ko umutegarugori cyangwa se umugore akwiriye kwiga kugaburira ab'urugo rwe ibyo kurya byoroheje ariko kandi bifitiye umubiri akamaro. Umugore wese akwiye kwiga uburyo yategura ifunguro ryoroheje ariko rifitiye umubiri akamaro, ryujuje ibisabwa, mbese indyo yuzuye, uburyo yamenya gutegura indyo yuzuye. Hano umugore wese agomba kuba abizi, utabizi akabyiga. Imibiri yacu yubatswe n'ibyo kurya turya. Turi ibyo turya. Ibyo turya nibyo bigize imibiri yacu. Kugira ngo tugire amagara mazima, dukwiriye kugira amaraso meza, kuko amaraso ariyo bugingo. Asana ahasenyutse, akagaburira umubiri. Iyo amaraso agaburiwe ibyo kurya byiza, kandi iyo yejejwe akongerwa imbaraga no kubona umwuka mwiza, aha umugabane wose w'umubiri ubugingo n'imbaraga. Amaraso nagenda mu mubiri mu buryo butunganye biruseho, nibwo uwo murimo uzasozwa neza biruseho. Indwara n'imibabaro byuzuye hose biterwa cyane cyane n'amafuti akorwa n'abantu bose mu byerekeye ku byo kurya. Indwara, imibabaro byuzuye hose biterwa cyane cyane n'amafuti akorwa n'abantu bose mu byerekeye ku byo kurya. Ese indyo yuzuye
igomba gutegurwa ite? Nk'uko twabonye ko uyu mutegarugori agomba kwiga gutegura ifunguro ryoroheje ariko kandi ryujuje ibisabwa cyangwa se indyo yuzuye. Indyo yuzuye ku rugero rwa buri wese ugize umuryango, haba ku mugore utwite, umwana uri munsi y'imyaka 2, umurwayi, abo bantu bakeneye indyo yuzuye kurushaho n'ubwo abandi mu muryango nabo bayikeneye. Iyo ndyo yuzuye rero igomba kuba igizwe n'ibyubaka umubiri cyangwa se aribyo bita mu rurimi rw'igifaransa poroteyine. Ibyo biboneka mu binyamisogwe, aho twavugamo nk'ibishyimbo, soya, ubunyobwa, ndetse ikaboneka no ku bituruka ku matungo yorowe neza. Indyo yuzuye kandi iba igizwe n'ibitera imbaraga, glucide na lipide. Ibyo tubibona mu binyampeke, twavugamo nk'amasaka, ingano, uburo, ibinyabijumba, ibinyasukari, ibinyamavuta. Indyo yuzuye kandi igomba kubonekamo ibirinda indwara, vitamine na seruminero. Aha twavugamo imboga ndetse n'imbuto. Umugore rero agomba kwita ku kugira akarima k'igikoni. Akarima k'igikoni karimo imboga ndetse kandi no mu rugo hakaba hateye ibiti by'imbuto. Ibyo kurya bihagije kuri buri muntu kandi binyuranye, tugiye kureba iyo mitegurire ese bitumarira iki? Ibyo kurya bihagije kuri buri muntu kandi binyuranye, variyete. Si byiza guhaga cyane ukava ku meza wumva wuzuye nta kindi wakongeraho kurya. Ni byiza kandi gukacanga cyangwa se gukanjakanja cyane ibiryo bikanoga ariko mu kinyabupfura, kugira ngo ibiryo bigere mu gifu kibasha kubisya. Ibyo kurya biteguye neza kandi biryoshye. Ibyo kurya bigomba kuba biteguye neza kandi biryoshye. Umugore agomba kumenya guteka neza. Guteka si ubwenge bw'agaciro gake, ahubwo ni ikintu kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bifitiye ubugingo akamaro. Ni ubwenge abagore bose bakwiriye kwiga kandi bukwiriye kwigishwa mu buryo bugiriye akamaro abarushijeho kuba abakene. Guteka ibyo kurya biryoshye kandi bikaba ari iby'igiciro cyiza kandi bigiriye umubiri akamaro, bigomba ubwenge ariko bishobora gukorwa. Gutegura ifunguro rikaba ryoroheje ariko rifitiye umubiri akamaro bigomba ubwenge ariko kandi bigomba gukorwa. Abatetsi bakwiriye kumenya uburyo bwo kuringaniza ibyo kurya byoroheje mu buryo bworoheje kandi bwiza kugira ngo bibe biryoshye kandi ari byiza biruseho kuko byoroheje. Ibyo kurya ntibikwiriye kuribwa bishyushye cyane cyangwa bikonje cyane. Iyo ibyo kurya bikonje, imbaraga z'ubuzima bw'igifu zikoresherezwa cyane kubishyushya bitaranozwa. Iyo ibyo kurya bikonje, imbaraga z'ubuzima bw'igifu zikoresherezwa cyane kubishyushya bitaranozwa. Ibinyobwa bikonje nabyo byonona umubiri nk'uko ibishyushye nabyo biwangiza. Turebe noneho ibyo kurya bifatiwe ku gihe. Ibyo kurya bigomba gufatirwa ku gihe, ntitubeho turi abantu barya ngo ni uko bihiye. Kurya nk'umwami mu gitondo. Mu gitondo umuntu agomba kurya akumva ko ahaze. Noneho ku manywa ukarya nk'igikomangoma.
noneho nijoro ukarya nk'umukene, kandi tukarya mu bihe bihoraho, ari amasaha yagenwe adahindagurika. Kurya imburagihe hagati y'ibihe byo kurya ni ukwica rwose amategeko y'ubuzima bw'umubiri. Ibihe byo kurya bikwiriye kwitonderwa cyane. Nta kintu gikwiriye kuribwa hagati y'ibihe byo kurya, ari ibintu biryohereye cyangwa ububemba cyangwa amatunda cyangwa ibindi byo kurya by'ubwoko ubwo ari bwo bwose. Hagati y'ibihe byo kurya nta kindi kintu umuntu akwiye gufatamo na kimwe. Kuryagagura konona imbaraga y'imyanya igusha neza ibyo kurya, bikagira icyo bitwara ubutaraga bw'umuntu n'umunezero. Kandi igihe abana baje ku meza ntibanezezwa n'ibyo kurya, nta rari ryo kurya baba bafite. Ibyo rero bikaba ari bibi kuri bo, kubera ko baryagaguye. Uko twabibonye nyine batubwiye ko hagati y'igaburo n'irindi nta kintu gikwiye gufatwamo ngo umuntu ashyire mu kanwa, byaba ibiryohereye, byaba imbuto cyangwa se n'ibindi byose, kuko byonona icyo twita apeti igihe umuntu ari we agiye ku meza. Nibura amasaha 5 cyangwa 6 niyo akwiriye gushira ukabona kongera kurya. Kandi abantu benshi cyane bagambirira kugerageza bazabona yuko kurya 2 ku munsi ari byo byiza kuruta kurya 3 ku munsi. Reka turebe noneho ibyo kurya bikwiriwe gufatwa mu rugero: isukari, amavuta, umunyu, amata, amagi, aho bitekwa hose. Ibi byo kurya bikwiye gufatwa ku rugero. Ibyo kurya noneho bigomba kwirindwa. Ibyo kurya ni inzoga, inyama cyane cyane izitukura, ikawa, amajyane, itabi, urusenda, ibirungo by'amafu bamwe bita ibinzari. Ibi biryo rero kandi twabonye byo kwirindwa hagomba kuboneka ibibisimbura. Urugero hakoreshwa soya, ubunyobwa, tofu n'ibindi. Turi noneho ibijyanye n'ibyo kunywa. Haruguru tumaze kureba ibijyanye n'ibyo kurya, reka turebe ibijyanye n'ibyo kunywa. Amazi niyo y'ingenzi ku byo kunywa byose. Nta cyo kunywa na kimwe cyaruta amazi. Tugomba kunywa byibura ibirahuri hagati y'ibirahuri 6 n'8 by'amazi meza buri munsi, atetse cyangwa se yasukuwe mu bundi buryo bwabigenewe. Kunywa ibirahure hagati ya 2 na 3 by'amazi y'akazuyazi mu gitondo kare ukiva mu buriri ni gahunda nziza yo kwimenyereza. Bifasha igifu kugubwa neza. Nanone kandi amazi meza afutse akwiye kunyobwa nibura hagati y'iminota 20 na 30 mbere yo kurya na nyuma y'amasaha 2 nyuma yo kurya. Ibyo bituma adafungura aside yo mu gifu igifasha gusya ibyo kurya. Niyo mpamvu atari byiza kurya unanywa mu gihe kimwe. Bituma igifu kidasya neza, bikaba byatuma umuntu atumba, arwara ikirungurira n'ibindi. Imirire n'iminywere byitaweho twakwirinda indwara nyinshi zirimo igifu, umwijima, impyiko, bwaki, marasme, diyabete, umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije, impatwe, kanseri ariyo kimungu n'izindi ndwara. Reka turebe noneho ibijyanye n'isuku. Isuku niyo soko y'ubuzima. Isuku igomba kugaragara mu byo kurya. Ibyo kurya bigomba kurungwa neza, bigategurirwa mu bikoresho bifite isuku, cyane cyane ibiribwa ari bibisi.
Isuku kandi igomba kugaragara mu bikoresho byose, haba mu byo mu gikoni, muri dushe n'ahandi. Tugomba kugira isuku mu bijyanye n'imyambaro. Ni ikintu cy'ingenzi nanone ko imyenda igirirwa isuku. Imyenda yambarwa inyunyuza imyanda ivuye mu myenge y'uruhu. Iyo idahinduranyijwe hato na hato kandi ngo imeswe, ya myanda nanone yongera kunyunyuzwa n'umubiri. Tugomba kumesa neza imyambaro ntipfube. Tugomba kwita cyane ku myambaro y'imbere no ku byiyoroswa. Tugomba rero kandi kugira isuku ku mubiri. Gukaraba intoki mbere yo kurya, uvuye mu bwiherero n'ahandi. Gukaraba ku mubiri byibura 2 ku munsi. Kwiyuhagira amazi ni imwe mu nzira zoroshye cyane kandi inejeje kuruta izindi yo gutuma amaraso agenda neza mu mubiri. Kwiyuhagira amazi akonje ni umuti uruta iyindi yose utera imbaraga. Kwiyuhagira amazi ashyushye byasamura utwenge tw'uruhu maze bigafasha bityo kuvana imyanda mu mubiri. Kwiyuhagira amazi ashyushye cyangwa y'akazuyazi bigusha neza imitsi yumva kandi bigatuma amaraso agenda mu mubiri ku rugero rutunganye. Kwita cyane ku myanya ndangagitsina n'isuku yo mu kanwa. Tugomba koza amenyo n'ururimi ukoresheje umuti wabugenewe byibura 2 ku munsi. Tugomba kugirira isuku amazu n'ahatuzengurutse. Imbuto z'indwara zizana urupfu zibanda mu mwijima. Imbuto z'indwara zizana urupfu zibanda mu mwijima no mu mfuruka zitarebwamo. Mu myanda yaboze, ahatose kandi hari uruhumbu n'ibishishwa biboze. Nta cyavu gikwiriye kuba hafi y'inzu kuko byanduza kandi bikaroga umwuka. Nta kintu cyanduye cyangwa kiboze gikwiriye kwemererwa kuba mu nzu. Hakenewe rero ingarani cyangwa se ikimoteri, imifuka y'imyanda mu mujyi n'ubwiherero n'ibindi. Indwara nyinshi zakwirindwa isuku yitaweho. Inzoka z'ubwoko bwose, malariya, tifoyide, ubuheri, inda, ise, indwara zo mu myanya ndangagitsina n'indwara zo mu kanwa. Izi ndwara zose isuku yitaweho zakwirindwa. Turebe noneho ibijyanye n'imyambarire ikwiriye kugira ngo umubiri wacu ugire ubuzima bwiza. Imyambaro irinda abantu ubushyuhe cyangwa ubukonje. Igihe hashyushye abantu bakwiye kwambara imyambaro ituma badashyuhirana cyane. Kandi igihe hakonje abantu bakwiye kwambara imyambaro ibafubika. Abantu bakwiye kwambara imyambaro idafashe cyane. Muri iki gihe ubona abana b'abasore bambaye udupantaro tubahambiriye ariko biriya ntabwo ari byiza. Bituma umubiri wabo utisanzura. Kandi abantu bakwiye kwirinda gukenyeza imikandara ihambiriye cyane. Bakwiriye kwirinda inkweto ndende n'izifashe cyane. Kwita ku myambarire bishobora gutuma twirinda umusonga cyane cyane ku bana, igifu, ibibazo byo kubyara, imitsi y'amaguru kubera inkweto zifashe kandi ndende. Reka rero turebe nanone ibindi bintu bishobora kudufasha kugira ngo umubiri wacu ugubwe neza. Hari umwuka duhumeka. Umwuka duhumeka wadufasha kugira ngo umubiri wacu ugubwe neza. Ibihaha bihora byivanamo imyanda.
kandi bikeneye guhora bibona umwuka mwiza. Umwuka mubi ntutanga ibikwiriye biba mu mwuka mwiza, maze amaraso agacira mu bwonko no mu yindi myanya y'umubiri atongerewe imbaraga. Icyo ni cyo gituma umwuka wo hanze ukwiriye kuboneka mu nzu. Kuba mu byumba by'amazu byegeranye bitagerwamo n'umwuka mwiza, birimo umwuka wanduye, binaniza umubiri wose, cyane cyane bituma umubiri ugira imbeho bitagira impamvu. Waba ukubiswe n'akabeho ugaherako ukarwara. Kuguma mu nzu itagerwamo n'umwuka nibyo bitera abagore benshi kugira amaraso make mu mubiri no kugira intege nke. Bahora bahumeka hato na hato umwuka bahumetse mbere, kugeza ubwo uhindurwa mubi n'uburozi bwinjiye mu bihaha no mu myenge y'uruhu, maze imyanda ikagaruka mu maraso ityo. Umwuka mwiza uboneka cyane ahantu hari ibiti, ku mazi no mu misozi. Guhumeka umwuka mwiza bitera ubushake bwo kurya no kuryoherwa, apeti. Guhumeka umwuka mwiza bituma umuntu agira apeti. Kugenda neza kw'amaraso no kuyagira meza, kugubwa neza k'umubiri, gutunganya ibiryo mu mubiri, gusinzira neza ndetse no gukira vuba k'umurwayi. Umwuka mwiza utuma ibi byose bibaho. Umwuka mwiza utuma amaraso agenda neza, bigatuma umubiri ugubwa neza, bigatuma ibiryo bigenda neza, iriya digestion, ibiryo bigenda neza mu mubiri, bigatuma umuntu asinzira neza ndetse bigatuma n'umurwayi akira vuba. Amazu yacu rero akwiriye kuba asukuye kandi yinjiramo umwuka mwiza. Amarido n'amadirishya akwiye gukingurwa kugira ngo izuba n'umwuka mwiza byinjire mu cyumba. Aho bishoboka dushobora kuryama amadirishya akinguye, bituma umuntu aruhuka neza. Abana bakwiye gukinira hanze hari umwuka mwiza buri munsi, bizatuma bagubwa neza, bishima kandi bakagira amagara mazima. Ibiti by'imbuto mu rugo ni ingenzi kandi dukwiriye kujya no mu byaremwe, cyane cyane mu mijyi kuko umwuka waho wo mu mujyi uranduye kubera inganda n'imodoka n'ibindi. Niyo mpamvu rero dukeneye kujya mu byaremwe kugira ngo duhumeke umwuka mwiza. Umwuka mwiza uturinda kurwara umutwe, agahinda, kudasinzira n'ibindi. Ikindi dukeneye kugira ngo umubiri wacu ugubwe neza ni imirasire y'izuba, sunlight. Gukingura amadirishya, kota izuba rya mu gitondo, bituma imirasire y'iri zuba rya mu gitondo tuyibonamo vitamine D. Imirasire y'izuba ifite akamaro ko gufasha umubiri kwirinda no gukira indwara zimwe na zimwe, kugabanya kubyimbirwa kw'ingingo. Iyi mirasire y'izuba turimo turareba akamaro ifitiye umubiri. Ifite akamaro kandi ko kugabanya kubyimbirwa kw'ingingo. Ifasha umubiri kwakira calcium no gukora vitamine D iburizamo kanseri. Yica mikorobe z'indwara ku mubiri cyangwa mu bikoresho
biryanitseho. Igabanya umuvuduko w'amaraso, ituma umuntu yumva aguwe neza, ishobora koroshya zimwe mu ndwara z'uruhu. Ikindi umubiri wacu ukeneye kugira ngo ugubwe neza ni imyitozo ngororamubiri exercise. Ibikino byihutisha urugendo rw'amaraso, bigatuma abonera, ariko ubunebwe butuma amaraso atagenda neza, kandi guhinduka ko muri yo gukenewe kubw'ubugingo n'amagara mazima ntikubeho. Uruhu narwo rubura imbaraga, imyanda ntivanwe mu mubiri nk'uko byari kumera iyo urugero rw'amaraso rwihutishwa n'ibikino by'imbaraga. Uruhu rukarindwa mu buryo burutera kuba rwiza, n'ibihaha bikagaburirwa umwuka mwiza kandi uboneye. Imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri. Imyitozo ngororamubiri ntifasha umubiri gusa, ahubwo ifasha n'intekerezo mind. Iruhura ubwonko bunaniwe, ikadufasha gutekereza neza no kumva tunezerewe. Ibyo bituma umubiri wose urindwa indwara. Byibura kugendagenda iminota 30 ku munsi n'indi myitozo ngororamubiri birakenewe cyane ku bakunda gukora imirimo bicaye. Abantu bakora imirimo bicaye nibura bakwiye gufata iminota 30 nibura buri munsi bakagendagenda. Reka turebe ikindi umubiri wacu ukeneye kugira ngo ugubwe neza ni ikiruhuko. Ikiruhuko twavugamo isabato, konje no kuryama kugira ngo abantu baruhuke. Igihe cyo kuryama kigomba kwitabwaho. Gusinzira nibura amasaha kuva kuri 7 kugera ku 8. Isaha imwe ya mbere ya saa sita z'ijoro iruta amasaha 2 ya nyuma ya saa sita z'ijoro. Dukwiriye kugira akamenyero ko kuryama hagati ya saa 2:30 na saa 3 z'umugoroba, tukabyuka hagati ya saa 11 na saa 12 za mu gitondo. Ibyo bizafasha umubiri n'intekerezo kugubwa neza, ndetse binadufashe gusabana n'Imana. Igihe igifu kiryamye ngo kiruhuke, umurimo wacyo ukwiriye kuba warangiye kugira ngo kiruhuke bisesuye nk'uko indi myanya y'umubiri iruhuka. Ntabwo umurimo wo kunoza ibyo kurya ukwiriye gukorwa n'igifu mu gihe cyo kuruhuka umuntu asinziriye. Igifu gikwiriye kugira igihe cy'akamenyero cyo gukora n'icyo kuruhuka. Si byiza kuryamana ibiryo byibura amasaha 2 hagati yo kurya no kuryama. Si byiza kuryamana imyenda ifashe, yaba imyenda y'imbere cyangwa se amasogisi n'ibindi. Nibura umuntu akwiye kuryama nyuma y'amasaha 2 amaze kurya. Tubonye ko no kuryama wambaye imyenda igufashe atari byiza. Kurya kare ukabyuka kare bituma umubiri n'ubwenge bigubwa neza. Ibi byose umwuka, imyitozo, izuba, ikiruhuko biturinda indwara zo mu myanya y'ubuhumekero, umuvuduko w'amaraso, indwara z'imitsi, umubyibuho, stress n'ibindi. Ikindi dukeneye kugira ngo umubiri wacu ugubwe neza ni ukwiringira Imana. Trust in God. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abiringira Imana bagira ubuzima bwiza. Kwiringira Imana bituma umuntu adahangayika, bikamurinda indwara y'umuvuduko ndetse na stress. Tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ku gice cyaho cya 11 ku murongo wa 28,
handitswe ngo mwese abarushye nimuze munsange ndabaruhura. Reka rero umuntu wese ufite ibimuremereye, utaguwe neza mu bwonko, asange Imana kuko nk'uko yabisezeranye, uyisanze iramuruhura. Tubonye rero uburyo umuryango wagubwa neza, twabonye uburyo umugore ari mutima w'urugo agereranywa n'inyama y'umutima, kandi tubona ibyo umuryango ukeneye kugira ngo abawugize bagire amagara mazima. Imana idufashe kugira ngo inyigisho duhawe dushobore kuzishyira mu bikorwa. Reka dushimire Imana ibanye natwe muri iki cyigisho, kandi idufashe no gushyira mu bikorwa inama duhawe, mu izina rya Yesu, amen.